Mbanje kubasuhuza mwebwe mukurikiye ku Muhanda TV, ubu ngubu tugiye kurebera hamwe abahanzi bafite agatubutse mu Rwanda, ukore subscribe, ukande share na comment. Umuhanzi wa mbere turahasanga umuhanzi Marina Deborah. Uyu muhanzi nawe ari mu bakobwa mu Rwanda nabo bafite agatubutse, nawe uje ku mwanya wa 10. Ku mwanya wa 9 turahasanga umuhanzi Ako Austin. Ako Austin ni umuhanzi nawe utangiye kera, akaba ari n'umunyamakuru ukora kuri radiyo ya Kiss FM. Undi muhanzi wa 8 turamurebera ni Riderman. Riderman ni umuhanzi wa 8, umuhanzi w'umuraperi nawe watangiye kera, nawe afite byinshi yagezeho bigejejweho n'umuziki. Ku mwanya wa 7 turahasanga Butera Knowless. Uyu ni umuhanzi umwe mu bakobwa nawe bakunzwe, nubwo ino minsi nta kintu ari kuduha ariko nawe yakuyemo akiwe hakiri kare. Ku mwanya wa 6 turahasanga umuhanzi Badrama. Badrama ntabwo akunda kugaragara mu muziki cyane, ariko nawe ni umuntu ufite amafaranga, yari umuyobozi wa The Main ariko ngo ntabwo akiriwe. Ku mwanya wa 5 turahasanga The Ben Tiger 3. Uyu muhanzi nawe uje ku mwanya wa 5 mu bahanzi bo mu Rwanda, nawe afite akantu, dore ko yatanze n'imodoka ya miliyoni 90 umugore we Pamela. Umuhanzi Ngabo Medal. Ngabo Medal uje ku mwanya wa 4, ntajya abazwa hano mu Rwanda, aba yibera muri Amerika gusa. Umuhanzi Igitangaza Bruce Melody aje ku mwanya wa 3. Bruce Melody buriya nawe ari mu bantu bafite agatubutse, nawe ino myaka nk'itanu iri imbere azaba ameze neza cyane. Bruce Melody nawe arimo arazamuka neza cyane, amafaranga zigenda agura mu makipe za UGB, ataramira muri Amerika, akorayo umufungo kabisa, ameze neza. Noneho ku mwanya wa 2 turahasanga Dogiteri Tom Close. Uyu ni umuhanzi akaba umuganga, uyu nguyu akora ibintu byinshi. Dogiteri ayobora ikigo gishinzwe gutanga amaraso mu gihugu, ni umuhanzi nawe abikuramo umufungo ufatika. Sasa ku mwanya wa mbere noneho ubwo ni nde? Ku mwanya wa mbere turahasanga Mr King James. Uyu nguyu ni mubi cyane, uyu nguyu afite amafaranga n'agafaranga, uyu nguyu afite inganda, afite ibintu byinshi bimwinjiriza cyane kabisa. Nawe ino minsi yabaye atujemo, business zabaye business. Uyu nguyu ni umuhanzi noneho dufite mu Rwanda ufite umufungo ufatika. Abatujemo gutya ntabwo wagenda ubimenya, ariko King James ni umuhanzi ufite amafaranga menshi muri iki gihugu. Ndabakunda rero, ikiganiro cyacu nuko kigenze. Wajya muri comment uvuge ikintu dukoraho ikiganiro, kandi share, subscribe and comment. Ndabakunda cyane.